inshuti bavandimwe mwese bakurikiye televiziyo kiliziya imwe aho muherereye hirya no hino, Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Jean Pierre Urukundo, nejejwe no kubana namwe hano kuri televiziyo kiliziya imwe, aho dukomeje kurebera hamwe bidufasha mu kwemera Gatolika, by'umwihariko ari narwo rugo rwacu, ari wo mubyeyi wacu kiliziya dukoreramo. Uyu mwanya rero ndagira ngo dusangire ububabare, tuzirikane ububabare bwa Yezu Kristu uko bwanditswe na Mutagatifu Yohani, tubuzirikane mu ndirimbo nk'uko buririmbwa. By'umwihariko nishimiye kububagezaho muri iki gihe kiliziya y'isi yose turi muri iyo minsi itegura Pasika, igisibo cya Nyagasani, aho kiliziya umubyeyi wacu yongera kutwibutsa imigenzo myiza ya gikristu ikwiye kuranga umukristo muri iki gihe, karangwa no guca bugufi, gusenga, ibikorwa by'urukundo, kwihana, mbese agahinduka. Ibyo bikorwa rero ntabwo ari ibituranga mu gihe cy'igisibo gusa, ariko kiliziya nyine bishyiraho kugira ngo bidufashe nibura na wa wundi wari waratanye niyumva icyo gihe cyageze agaruke. Ni ububabare rero tugiye kuzirikana bwanditswe na Mutagatifu Mariko, nabanza nayo nibeshye mumbabarire, bwanditswe na Mutagatifu Mariko, buza buherekeje ubundi bubabare twagiye tubona bwanditswe na Mutagatifu Luka, bwanditswe na Mutagatifu Matayo, n'ubwanditswe na Yohani, bwose twagiye tububona. Uyu munsi rero Yohani intumwa agiye, mumbabarire ndi kujya mbuvanga kubera ko rwose nagiye mbukoraho, ariko muraza kunyihanganira, ni Mariko. Ububabare bwa Mariko cyangwa se n'ivanjiri ya Mariko muri rusange, kuri ubu bubabare dusanga Mariko atubwira imvo n'imvano, ahera mbere ya byose akatubwira byinshi byagiye biba, kandi koko ni mu gihe, kuko hagombaga kugaragaraho navuga ngo itandukaniro tugereranyije n'andi mavanjiri, gutyo nyine agenda yuzuzanya. Mariko we atubwira mbere yuko bafata Yezu byagenze ute, atuma byo gusangira na Pasika, yego ibyo byose bigenda bizamo Pasika y'Abayisiraheli, akagenda yihuza na Pasika yacu. Ubwo rero reka ntabatindiye mbareke dukurikire ububabare, hanyuma twese hamwe mbifurije kuzagira igisibo cyiza kitugeza ku Pasika ya Nyagasani, ariko by'umwihariko ikaba Pasika mu buzima bwacu iduhindura, uko tuzirikana ububabare Kristo yagize, tukanazirikana kutamutera ubwo bubabare ukundi. Reka dukurikire ububabare uko buririmbwa, bityo abafite kuzaburirimba mu minsi itandukanye, by'umwihariko muri iki cyumweru gitagatifu, babwige neza, babwige batagiriye kuririmba ngo bigaragaze, ahubwo bazirikana ibyo baririmba. Umwanya ni uwanyu. Ububabare bw'umwami wacu Yezu Kristu uko bwanditswe na Mariko. Hari hasigaye iminsi 2 ngo Pasika ibe, n'umunsi mukuru w'imigati idasembuye. Nuko abatware b'abahereza bitambo n'abigisha amategeko
bashaka gufata Yezu ngo bamwice, ariko baravugana bati ntibizabe ku munsi mukuru. Ejo rubanda rudatera imidugararo, nuko igihe Yezu yari i Betaniya kwa Simoni umubembe, ari ku meza haza umugore ufite agakopo kuzuye umubavu mininnye w'igiciro gikomeye. Nuko amaze kugakonyora, umubavu awusuka mu mutwe wa Yezu. Bamwe ariko birabarakaza, barabwirana bati uriya mubavu uzize iki? Uyu mubavu wagombaga kurugwa amadenari arenze 300, maze agahabwa abakene. Nuko batonganya uwo mugore, ariko Yezu arababwira ati nimumureke, muramutonganyiriza iki? Dore ibyo amaze kungirira ni byiza. Abakene muzahorana iteka, kandi aho mushakiye mubagirira neza. Naho njye ntimuzamporana iteka. Yakoze ibyo ashoboye, yasize umubiri wanjye, ateganya ihambwa ryanjye. Ndababwira ukuri, ku isi yose aho inkuru izamamazwa hose, bazajya bavuga n'ibyo uyu mugore amaze gukura bamwibuka. Nuko Yuda Isikariyoti, umwe muri ba 12, asanga abatware b'abaherezabitambo bakuru, agira ngo amubagabize ngo babyumve barishima, maze bamusezeranya kuzamuha ikiguzi. Yuda Isikariyoti asigara ashaka uburyo bwo kumutanga. Umunsi wa mbere wo kurya imigati idasembuye,
ari nawo babagagaho intama ya Pasika. Abigishwa be baramubaza bati, urashaka ko tujya kugutegurira he nguharire Pasika? Yezu yohereza babiri mu bigishwa be, arababwira ati, nimujye mu murwa, muri buhure n'umuntu wikoreye ikibindi cy'amazi, mukurikire. Maze aho yinjira, mubwire nyir'urugo muti umwigisha aravuze ngo icyumba cyanjye nza kuriramo Pasika hamwe n'abigishwa banjye kiri hehe? Ari bubereke mu nzu yo hejuru icyumba kigari gishashe kandi giteguye neza, aba ariho mutegurira ibya Pasika. Abigishwa baragenda bagera mu murwa, maze basanga bimeze uko yabibabwiye. Batunganya ibya Pasika. Bugorobye Yezu azana n'aba12, nuko igihe bari ku meza aravuga ati, ndababwira ukuri, umwe muri mwe dusangira agiye kungambanira. Uko barashavura batangira kumubaza umwe umwe bati, ese yaba ari njyewe? Arabasubiza ati, n'umwe muri ba 12, dore dukoreye ku mbehe rimwe, koko umwana w'umuntu aragiye nk'uko ibyanditswe bimuvuga. Ariko hagowe uwemeye kumugambanira. Ibyiza nuko uwo muntu aba ataravutse. Nuko igihe bafungura, Yezu afata umugati ashimira Imana, arawumanyura arawubahereza avuga ati,
wakire, iki ni umubiri wanjye. Hanyuma afata inkongoro, amaze gushimira Imana, arayibahereza, maze bayinyweraho bose. Nuko arababwira ati, iki ni amaraso yanjye y'isezerano, amenewe abantu batabarika. Ndababwira ukuri, ntabwo nzongera kunywa ku mbuto y'imizabibu kugeza ku munsi nzanywera divayi nshya mu ngoma y'Imana. Bamaze kuririmba zaburi, barasohoka bagana ku musozi w'Imizeti. Yesu arababwira ati, mwese ibigiye kubabaho biratuma muhungabana, kuko byanditswe ngo, nzakubita umushumba maze intama zitatane. Ariko nimara kuzuka, nzabatanga mu Galileya. Petero aramubwira ati, naho bose bahungabana, njyewe ntibizambaho. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri, muri iri joro isake itarabika ubwa kabiri, uraba umaze kunyihakana gatatu. Ariko warakomeza ati, naho nagomba gupfana nawe, sinakwihakana. N'abandi nabo bavuga batyo. Nuko bajya mu murima witwa Getsimani. Yesu abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha, umwanya ngiye gusenga. Yesu ajyana na Petero na Yohani, maze atangira kugira agahinda n'ishavu. Arababwira ati, umutima wanjye ushavuye byo gupfa. Ni
nimuguma aha maze mube maso yigiye imbere gato yikubita hasi arasaba ngo niba bishoboka iyo saha ice kure ye. Yaravugaga ati Abba Dawe, byose biragushobokera, igiza iyi nkongoro, nyamara ntibibe uko nshaka ahubwo uko wowe ushaka. Yesu arahaguruka asanga basinziriye, abwira Petero ati Simoni, urasinziriye, ntiwashoboye kuba maso n'isaha imwe. Nimube maso musenge mutagwa mu gishuko, koko umutima w'umuntu uharanira ibyiza, ariko umubiri wo ukagira intege nke. Yesu asubirayo yongera kwambaza avuga nka mbere, hanyuma agarutse asanga nanone basinziriye, kuko amaso yabo yararemerewe, nuko ntibabona icyo basubiza. Ubwa gatatu araza arababwira ati noneho nimusinzire muruhuke, nimurekeraho, isaha irageze, umwana w'umuntu agiye gushyirwa mu maboko y'abanyabyaha. Nimuhaguruke tugende, dore untangari hafi. Nuko ako kanya kivuga, Yuda umwe muri ba 12 azana n'igitero cy'abantu bafite inkota n'ibibando, baherekejwe n'abaherezabitambo bakuru n'abigisha amategeko n'abakuru b'umuryango. Umugambanyi yari yabahaye ikimenyetso ati uwanza guhobera nkamusoma
mumenye ntabacike. Nuko Yuda araza yegera Yezu ati, mwigisha. Nuko aramusoma. Babandi bahita basumira Yezu ubwo baramufata. Umwe mu baraho akura inkota ayikubita umugaragu w'umuherezabitambo mukuru amuca ugutwi. Nuko Yezu arababwira ati, mwaje kumfata mufite inkota n'ibibando nk'aho ndi igisambo, nyamara iminsi yose nabaga ndi kumwe namwe mu ngoro nigisha, ntimwamfashe. Ariko ibi bibereye kugira ngo ibyanditswe byuzuzwe. Nuko bamusigaho barahunga. Hari umusore wari wakurikiye Yezu yifubitse igishura cyonyine. Nuko baramufata. We rero arabiyaka abasigira igishura mu ntoki, agenda yambaye ubusa. Nuko Yezu bamushyira umuherezabitambo mukuru, maze abatware b'abaherezabitambo n'abakuru b'imiryango n'abigisha amategeko baraterana bose. Petero akaba yari yamukurikiriye kure kugeza mu ngoro y'umuherezabitambo mukuru, maze yicarana n'abagaragu ku ikome arota. Ubwo rero abatware b'abaherezabitambo n'inama nkuru yose bashaka icyo bashinja Yezu kugira ngo bamucire urubanza rw'urupfu, ariko barakibura. Benshi nanone bamushinjaga ibinyoma bitari byo, n'ibyo bamushinje ntibabihuze. Bamwe barahaguruka bamushinja ibinyoma bavuga bati, twamwumvise avuga ati, njye nzasenya ingoro yubatswe n'amaboko y'abantu, maze mu minsi 3 nubaka indi itubakishijwe n'amaboko y'abantu. Ariko no muri ibyo uko bamuregaga ntibabihuze. Nuko umuherezabitambo mukuru arahaguruka
ahagarara hagati y'iteraniro abaza Yezu ati, ntacyo usubiza ku byo bakurega? We rero aricecekera ntiyagira icyo asubiza. Umuherezabitambo mukuru arongera aramubaza ati, mbese uri Kristo, umwana wa nyagusingizwa? Yezu aramusubiza ati, ndiwe. Byongeye kandi muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bwa Nyagasani, munamubone aje ku bicu by'ijuru. Nuko umuherezabitambo mukuru ashishimura imyambaro ye avuga ati, abagabo bandi dushaka n'abiki? Mwiyumviye ukuntu atutse Imana, murabitekerezaho iki? Bose bahamya ko akwiye gupfa. Hanyuma bamwe batangira kumuvunderezaho amacandwe mu maso no kumukubita inshyi, bamubwira bati, ngaho duhanurire. Abagaragu nabo bamukubita inshyi. Icyo gihe Petero yari mu rugo, maze haza umwe mu baja b'umuherezabitambo mukuru. Abonye Petero aramwitegereza, maze aramubaza ati, nawe wari kumwe na Yezu w'i Nazareti? Petero arahakana avuga ati, ibyo simbizi, sinumva icyo ushaka kuvuga. Arahaguruka ajya ku irembo. Wa muja yongera kumwitegereza, abwira abaraho ati, koko uriya n'umwe muri bo. Ariko arongera arahakana. Hashize akanya abaraho babwira Petero bati, nukuri uri umwe muri bo, byongeye uri umunyagalileya. Nuko atangira kurahira imazeyo ati, uwo muntu muvuga ntabwo muzi. Ako kanya
isake ibikubwa kabiri. Nuko Petero yibuka ijambo Yesu yari yaramubwiye ati, isake itarabikubwa kabiri uzaba unyihakanye gatatu. Nuko araturika ararira. Mu gitondo kare abatware b'abaherezabitambo bateranira hamwe n'abakuru b'imiryango n'abigisha amategeko, mbese abagize inama nkuru yose. Bamaze kuboha Yesu baramujyana bamushyikiriza Pilato. Nuko Pilato aramubaza ati, mbese uri umwami w'Abayahudi? Yesu aramusubiza ati, urabyivugiye. Abatware b'abaherezabitambo bamurega byinshi. Pilato arongera aramubaza ati, koko ntacyo usubiza? Ntiwumva ibyo bakurega? Yesu ariko ntiyongera kugira icyo asubiza. Nuko Pilato biramutangaza cyane. Buri munsi mukuru yabarekuriraga imwe mu mfungwa babaga bamusabye. Ubwo rero mu buroko hakaba uwitwa Barabasi, wari warafatanyije n'abandi bagome bari biciye umuntu mu myivumbagatanyo. Nuko rubanda rurazamuka batangira gusaba Pilato ngo abagirire icyo yabamenyereje. Pilato arababaza ati, murashaka mbarekurire umwami w'Abayahudi? Yari azi neza ko abaherezabitambo bakuru bari bamutanze bitewe n'ishyari. Ubwo ariko abaherezabitambo bakuru boshya rubanda gusaba ko abarekurira Barabasi. Pilato arongera arababaza ati, maze se ngire nte uwo mwita umwami w'Abayahudi? Bo rero batera hejuru bati, mubambe ku musaraba. Pilato arongera arababaza ati, ikibi se yakoze ni ikihe? Ubwo rero barushaho gutera hejuru bati,
Pilato ahitamo gushimisha rubanda, abarekurira Barabasi. Amaze gukubitisha Yezu, aramutanga ngo baje kumubamba. Nuko abasirikare bajyana Yezu mu gikari cy'ingoro ya Pilato, maze bakoranya ingombaniro ryose, bamwambika igishura gitukura, nyuma baboha ikizingo cy'amahwa bakimushyira mu mutwe. Nuko batangira kumushungera bavuga bati, turakuramya mwami w'Abayahudi. Ubwo bakamukubitisha urubingo mu mutwe, bakamuvunderezaho amacandwe, maze bagatera ivi imbere ye byo kumuramya. Bamaze kumukwena batyo, bamwambura igishura gitukura, bamwambika imyambaro ye, baramushorera bajya kumubamba. Mu nzira bafatira na Simoni w'Isireni, se wa Alexanderi, na Rufusi wiviraga mu murima, ngo amutwaze umusaraba. Nuko bajyana Yezu ahantu hitwa Gologota, bikavuga ku Gihanga. Bamuha divayi ivanzwe n'indurwe ngo abinywe, ariko ntiyabyakira. Nuko baramubamba, hanyuma bigabanya imyambaro ye, bayikoreraho ubufindo ngo bamenye icyo buri wese yegukana. Bamubambye ari ku isaha ya gatatu. Hari kandi urubaho rwanditseho icyazize ngo ni umwami w'Abayahudi. Maze bamubambana n'abagome babiri, umwe iburyo undi ibumoso bwe. Abahisi bakamutuka bazunguza umutwe, kandi bavuga ngo, Ngada wowe wasenye ingoro y'Imana, maze ukongera kuyubaka mu minsi 3, ikiza ubwawe, maze wimanure ku musaraba. Abatware b'abaherezabitambo n'abigisha amategeko bamushinyagurira bavuga ngo, yakijije abandi, none yananiwe kwikiza ubwe. Kristu umwami
ndetse n'abari babambanywe nawe nabo baramutukaga. Bigejeje nko ku isaha ya 6, umwijima ucura ku isi hose kugeza ku isaha ya 9. Nuko ku isaha ya 9 Yesu avuga mu ijwi riranguruye ati, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bivuga ngo, Mana yanjye, Mana yanjye, icyatumye untererana ni iki? Bamwe mu baraho bamwumvise baravuga bati, aratabaza Eliya. Umwe ariruka avika icyangwe muri divayi irura, aramuhereza ngo anywe, avuga ati, nimureke turebe niba Eliyaza kumumanura. Yesu arangurura ijwi cyane, nuko araca. Maze umubambiko mu ngoro y'Imana utanyukamo kabiri, kuva hejuru kugeza hasi. Nuko umutegeka w'abasirikare wari uhagaze imbere ye yabonye ko aciye atyo, aravuga ati, koko uyu yari umwana w'Imana. Hari n'abagore bareberaga kure, barimo Mariya Madarena na Mariya nyina wa Yakobo muto na Yoze na Salome. Bajyaga bakurikira Yesu kandi bakamukorera igihe yari mu Galileya. Bari kumwe n'abandi bagore benshi bari barazamukanye nawe agiye Yeruzalemu. Bugorobye kuko hari ku mwiteguro w'isaba, kuko hari ku mwiteguro w'isabato. Yozefu w'Arimatiya, umujyanama w'umunyacyubahiro, wari utegereje nawe ingoma y'Imana, ashirika ubwoba aza kwa Pilato, maze asaba umurambo wa Yesu. Pilato atangazwa nuko yaba yapfuye, ahamagaza umutegeka w'abasirikare amubaza niba hashize igihe apfuye.
amaze kubyemezwa n'uwo mutegeka, yemerera Yozefu kujyana umurambo. Yozefu ngo amare kugura umwenda, amanura umurambo wa Yezu ku musaraba, awuzingiraho uwo mwenda, maze awushyingura mu mva yari yaracukuwe mu rutare. Hanyuma ahirikira ibuye ku muryango w'imva. Nuko Mariya Madarena